hari ingo nyinshi zibanye ku miguruko, hari n'izindi ngo zibanye mu mibare, hari n'izindi ngo zibanye mu mayeri, hari n'izafunze umwuka zishirira imbere. Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugiye murere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV. Uyu munsi turi kuwa gatanu, abandi bawita ku munsi wa gatandatu, aho twinjiye muri weekend. Abenshi baba basoje imirimo baba bakoze mu minsi 5, umunsi wa kwisabato ndetse no ku cyumweru. Abenshi baba binjiye mu kiruhuko, abandi kuri uyu munsi wa gatanu baba bagiye muri siporo zigiye zitandukanye, kandi birazwi neza ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Uyu munsi rero hari igihe rero umuntu ajya abura uburyo atembera, bikaba ngombwa yuko umunsi yaruhutse muri weekend ku isabato cyangwa ku cyumweru aba agomba gufata akanya ko kuruhuka, agatemberera mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo abone akanya ko kwitekerezaho, kugira ngo abone akanya ko gutekereza ku kazi azakora ku munsi wa mbere ubwo azaba asubiye mu kazi. Biba ari ngombwa rero kugira ngo ufate umwanya utekereze, ese nzinjira mu kazi gute ku munsi wa mbere, niki nzakora kugira ngo nzasoze akazi kugira ngo nzongere gutangira indi weekend imeze neza cyane, nta kibazo nahuye nacyo. Bivuze ngo rero hari abantu benshi bagenda badukurikira mu mpande zigiye zitandukanye, mba ndi kugenda mbabona rwose mutwohereza ubutumwa bugufiya. Harimo witwa Tuyisabe Nelson ari hariya mu mujyi wa Kigali, ngira ngo ni umunyamakuru wa Umuyenzi TV show. Hagakurikiraho Turatsinze Elimeleki ari muri Afurika y'Epfo, hakaza n'abandi bagiye batandukanye. Alexi nawe ari muri Zambia, Fanuel nawe ari mu gihugu cya Israeli, hakaza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hakaza Bernard, hakaza Samu, hakaza Jadamuru, hakaza Theogene Gatsibo, hakaza Nyundo bakunze kwita ni Nyundo ukina amasinema agiye atandukanye. Mwese rero mba ndi kubabona 5 kuri 5 mugenda mudukurikirana umunsi ku munsi. Mwese ndabasuhuje aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye muri ibyo bihugu muherereyemo. Reka mbabwira ngo mujye mukomeza kubana natwe 5 kuri 5 turabazirikana, kandi niyo mpamvu tuba ahangaha kugira ngo tuganire, tubagezeho ibyabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niki ushobora gukora rero kugira ngo utangire weekend uyinjiremo neza, hanyuma uzasoze weekend winjira mu kazi udaserereye na boss wawe, udaserereye nabo mukorana? Niki ushobora kuba wakora? Ikintu ushobora kuba wakora rero ni ugukoresha amasaha ku gihe. Niba uvuze ngo uratembereye, ukirinda gukoresha amasaha menshi cyane y'ikirenga, cyangwa ukirinda kwishimisha cyane birenze urugero. Bivuze ngo ukabara igihe cyawe, ukamenya uburyo ugomba kugikontorora, ukirinda gusesagura muri weekend, kuko dore n'iminsi ya cya cyorezo cya COVID-19 ntawamenya ngo kizafata iyihe ntera mu minsi iri imbere. Tutazisanga twongeye kumera nko muri 2020 ubwo twahuraga n'icyorezo cya COVID-19. Ibigeragezo wihanganira wabasebya mwihangane. Bivuze ngo rero aho mugiye muherera mu mpande zigiye zitandukanye, mbifurije kuryoherwa na weekend, mbifurije kugira amagara mazima, mbifurije gukomeza gucunga neza amasaha muyakoresha neza, mukirinda nyine gukora ibyabashyira mu kaga, mugakora ibyatuma mwita ku miryango yanyu, ibyatuma mushyikirana n'imiryango yanyu. Hari igihugu ukorera mu ntara utaha mu mujyi wa Kigali, hari igihugu ukorera mu mujyi wa Kigali utaha mu ntara, nabyo birashoboka. Icyo biba bisaba rero ni ukugira ngo mwigirane, muganire, mukumburanye,
hanyuma rero kugira ngo uzongere gusubira mu kazi nta rukumbuzi rwinshi bakigufitiye, rero ukirinda kuba wafata umwanya ngo niba ushoje akazi winjiye muri weekend, mu kazi barakubuze kubera ko uba mu kazi, winjiye no muri weekend bakakubonye nabwo barakubuze. Ibyo ngibyo ntabwo biba risaba. Ibyo ngibyo nubikora rero nubigenderaho, ukirinda gukoresha igihe nabi, ukirinda kuburana n'umuryango wawe kandi bari bagukeneye muri weekend, ibyo nubikora uzinjira mu kazi ku munsi wa mbere umeze neza cyane, ufite amavamuhira meza cyane, kandi akazi ugakore kagende neza cyane. Mwese rero mbifurije kuzagira weekend nziza, mbifurije kuzaryoherwa na weekend. Imana ikomeze kuduhana umugisha.